siri ndabona ari umukobwa kandi baratubwiye ko ariho yakamwana ari sinzi ko bimeze amakuru yanyu bimeze bitera ni sawa baratubwiye ko yakamwana ari hano ninde wabwiye ko ari hano se ni umuntu banze wababonye ni wowe Roza ni gihe twa Roza oya naho twe twasohokeye nta dore nguyu yakamwana Yaka umeze ute Yaka ariko se muca ngwino tuvugane niba naje kuryoshya abanyamakuru koko mwaje muzaba uri kuryoshya nandi kugeza naho mwinjira mu shamba Yaka kwinjira mu cyumba koko vraiment amakuru yawe Yaka ariko mwabanyamakuru that is not clear kabisa umuntu nge nafashe rogi so ndi kumwe na sheri so what is the problem ikibazo niki niba umuntu agiye muri rogi nkaza kwirira umwana hano eske ni kibazo what is the problem what is the kibazo so apana kumbasa ngo wageze hano gute ngo umugore wawe Keza ngo nabibona ngo arabifita gute ngo wasohokanye ngo na so amafaranga ndi kurya naya Rose niba twafashe chambre commande zirari apana kungendaho twaje muri hoteli n'uburenganzira bwacu urimo gukura Rose gasuzuguro niko uri mu burakora cyo Yaka uri mu biki Keza uri mu biki ako sheje uri mu biki wije mutero uvuye nini kwa karibu hano nini karibu hano nini kwa karibu hano Erengo Keza araje itorme geta kupita ndanyira nini kuzanye hano nini kuzanye hano ndasohoka Keza wowe ndasohoka Keza tuza tuganire nasubira fiance wanje nasubira fiance wanje you understand kumwita byarakunaniye excuse me kumwita nanjye twarwara ntumenyere nta soni none uje kwano gukora iki ko nanjye wahishiye soko musanga hayi ndese soko musanga wishyano dore nguyu Yaka mvana umva tugakufite ubwoba tuza tuganire reka tuganire Yaka mubasizese noneho Keza aranyica we mana none se haramfasha kandi mwatubwiye ko Keza abizi aramfashe we Keza ko abagore bose ko baryoha kandi Roza akaba afite amadolari uzi ko avuye muri Canada afite amafaranga iyi rogi dusanzemo si wowe wayifashe n'amanyama yose nari hano si wowe wabiguze byose ahubwo Keza mana ntabwo ndamukira pe ese urabona amaherezo batazagukatira bose bande Roza na Keza bose bakagukatira ariko nawe kuri umugabo umugore azanye amafaranga ntabwo wayarya woweho ikaze nanone kuri Kigali 250 murabizi yakamwana tumaze iminsi twaramubuza atagaragara cyane sinzi ibyo ahugiyemo twari turi gukora interview hano hafi rero hari umuntu uturangiye ko nawe arimo ahangaha reka tugende tumurebe tumubaze ibintu byinshi gusa niba ari wenyine niba ari kumwe n'abandi bantu ntabwo tubizi gusa namwe muraje mwirebere dore turaje tumurebe tumubaza ahantu amaze iminsi yarahuriye dore ko amaze iminsi ngo atanabanye neza n'umugore we Keza ndetse ngo afite n'undi mugore bita Roza batugende byose muraza kubisobanukirwa tubaze yakamwana bimeze bite muri iyi minsi ahugiye mu biki yaburiye hehe bari batubwiye yakamwana ari banza ari ahangaha reka tuhagere turebe koko niba yakamwana hari cyangwa niba bari kutubeshya kameramani ngwino dukomeze turebe niba koko yakamwana hari hahiye koko yakamwana niba ari ahangaha niba ari aha ntabwo watumenyera ahantu yakamwana arira barimo aha komange turebe niba ntabwo tubivugaho umuri hello sawa ni karibu mwadukingurira tukaganira ndabona rero umuntu urimo imbere ari guca amasiri ndabona ari umukobwa kandi baratubwiye ko ariho yakamwana ari sinzi ko bimeze amakuru yanyu
Bimeze bitera? Ni sawa. Ari batubwiye ko Yaka mwana ari hano. Ninde wabwiye ko ari hano se? Ni umuntu ubanze wababonye. Ni wowe Roza. Ni ngiye yitwa Rose. Karibu tukaganira. Niba ntacyo bitwaye. Hewana. Niba ari we Yaka ntawe uri hano ahubwo. Mwebwe sinzi umuntu wabeshye kabisa. Niko. Bize bite ko ababeshye ngo Yaka ari hano? Ubu se anga hari Yaka muri kuhareba mine. Bari batubwiye ko arimo hano ariko. Ninde se bahaye amakuru ariko se abanyamakuru b'iki gihe umuza binjirira umuntu mani n'ahantu yigiriye kumera neza n'umuntu uretse ko ataraza kumwe na Yaka mwana ntagaraza urumva uzi ntagaraza ko nyine musanze mutegereje nta kibazo kabisa ninde urimo hariya no there is no one here nta muntu uri hano ntawe kabisa nta muntu usura hano aba hari umuntu hari nta muntu hari na kamera yazaga kamera hano nta muntu hano heza naho mubana Yaka mwana cyangwa oya naho twe twasohokeye nta dore ngo Yaka mwana Yaka umeze ute Yaka ariko se muca ngwino tuvugane niba naje kuryoshya abanyamakuru koko mwaje muzaba uri kuryoshya nandi kugeza naho mwinjira mu shamba Yaka kwinjira mu cyumba koko vraiment amakuru yawe Yaka amakuru ni meza ubwo sinzi impamvu abanyamakuru mwinjira no mu cyumba guru mustari nose muri abapolisi se baturangiye kuri aha ngaha turavuga ngo reka tuze tukuganire nose bababwiye ngo muze mumfate ntabwo turi kuryoshya ni ngombwa ngo turyoshya rogi mwinjire muri rogi hano ni muri rogi si vraiment koko ubwo mujye kuneza isi koko ntabwo tugutera ko sheri ni wowe batumye bose cyane ko nari ngiye kubona abatipe barakomaze barinjira sana mufungira ishati neza amakuru yawe imeza mane ariko se mwebwe muzamusanga umuntu no mu cyumba mane ahubwo none ndabona iwanjye nta sekiriza ariwo bahamagaye uduhaye karibu singi bahamagaye gute gusa nahamagara nambaye isume sheri ariko mwabanyamakuru that is not clear kabisa umuntu ngiye nafashe rogi so ndi kumwe na sheri so what is the problem ikibazo niki niba umuntu agiye muri rogi nkaza kwirira umwana hano ese ni ikibazo what is the problem what is the kibazo so waje kurya umwana we ntabwo ari byiza mushaka kundaburiza ariko se ko ufite umugore ahubwo niyo utabizi imani wanza wowe atari wowe bizi tipe akose umugore unsanganye ni turi kumwe hari undi mugore unsanganye Keza ni bikira niki Keza ni ikibazo Roza wariyemeje ngo ugomba kumwegukana Yaka umva excuse me ngewe yaje kwenjenga n'umugabo wanjye nagomba ashaka ibintu byo kunstressa cyane you understand me rero mumura nantungiye ako ubundi umuntu bahaye makuru ninde ko abantu b'iki gihe basigaye barishwe n'umuntu bwira nyiri iyo hoteli ngaho reka dutuze tuganire telefone yanjye katujyana akaganiro sheri wamwishyuye nyiri hoteli n'udutesha abanyamakuru wowe nari uhamagaye imani namwishine nta n'ikintu na kimwe ntishyuye urumva nta mafaranga umwishyuye ko aduteza abanyamakuru nukuri namwishyuye ahubwo ngewe ndume kuna ndaje ahubwo bavuga turabafungisha Yakamwana tujya mu cyumba umuntu yambaye isume reba nawe Yakamwana aravuze ngo ntago ari bukwishyure ngo yavuze ko atari bwishyuye nyiri hoteli ko niba bahamagaye nese muzanywe hano niki kandi Yaka ntago nyishyure Yaka ni fiancé wanjye nanjye Darina nani bitabizi rero bimenye uyu ni fiancé wanjye oya murakabije mwabanyamakuru amakuru kademutuze okay murakabije abanyamakuru muranzu reka tugirana akaganiro gato nawe mwinjira muri rogi umuntu arafata icyumba mukamusanga no mu cyumba reka tugirana akaganiro gato ngende jya muri hoteli abanyamakuru mukanyurira ngiye no kuburira ku gitanda Roza yaraduhaye niwo binjira ntabwo nzi ubazanye ngiye mbonye bakomanga mbona bafite kamera n'ama microphone ndavuga ati abantu bashaka iki wasanga ari nyiri hano babahamagaye reka tubyirengagize twiganirira amakuru yewe amuteli meze neza nari bimanye urakomeye Yaka no Odessa ni wa Odessa dangwino urabyemeye ko tujyana ikiganiro kugira ngo tugire vuba tubahereze n'umwanya kumira n'amabati Yaka urabitwemereye urambaza iki wa munyamakuru kunsanga ahantu nafashe rogi ngewe ukinjira no kuburira izi hoteli za hano i Kigali zimeze gute
buryo abanyamakuru basaga n'umuntu ku buriri. Nibaze vraiment ngiye ntumiwe na mwihangana amakuru yanyu rata urukundo rwanyu rumeze gute? Twabaye mu Buraya ntabwo umuntu apfa kwinjira muri logi umuntu yafashe. Hari amashambure menshi niba oya wundi babaze niki kibagenza bakige ariko what is the problem? What is the question? Nashaka kuganira namwe mwese ko muranga. Nashakaga yakamwana tumira tukazawe ikiganiro ntudusanga hano twaje kwenjoyinga vraiment ubu tuvundiye of course ntabwo nari mbizi ntabwo ugeze kure ariko ibintu ukoze uratwiciye nawe urabizi ukuntu bimera iyo umuntu agukuye muri mood urumva sheri bihorere bana ngira ngo rero murababona bararyohewe bameze neza batwihanganire ntabwo twari tuzi ko baje kuryoshya twari tuzi ko yakamwana arimo hano wenyine hano ubwo nari nzi ko muri kumwe rero Roza watwihanganira bazi kuri hano wenyine ariko Roza ni ikibazo mu Rwanda niba Roza oya ngiye kumwe n'umugabo wanjye nabaho uburenganzira bwo tuvugana tuvugane yakamwana yabyemeye si wabyemeye yaka umugabo ko ari umutware w'urugo ni ngewe ufata umwanzuro yaka wabyemeye tuganire imeteli apana kumbaza ngo wageze hano gute ngo umugore wawe Keza ngo nabibona ngo arabifite gute ngo wasohokanye ngo so amafaranga ndi kurya naya Roza niba twafashe chambre komande zirahari apana kungendaho twaje muri hoteli n'uburenganzira bwacu urimo gukura Roza no come on umva udatuma twisubira tukavuga ikintu ari kumvuje gute ushaka kuvuga ko Roza ari sugar mami yego ntabwo ari ibyo ngibyo urabona ngagara nka sugar mami uyu ni fiancé wanjye we are eating our money urumva turi kurya amafaranga yacu nta n'umwe uri gukura undi rero excuse us please okay Roza amakuru yawe basi tuganire neza kugira tumenye na gahunda zose n'impamvu muri hano n'ibiki ntabwo twari tubizi ko yakamwana ari hano kugira tubahe n'umwanya muganire neza ariko yakayicare neza tuganire mutubwire gahunda zanyu wowe na Roza urukundo rwanyu aho ruri kwerekera ese Keza byararangiye cyangwa urukundo uri kubaza ntabwo uri kurureba ariko ahubwo mwebwe nge narume babatse nyembana bafite ikibazo man urukundo uri kuvuga rumeze gute nose icyo utabona ni niba udusanze muri logi hari ikintu ukeneye Roza ufite umusatsi mwiza urakoze twaganira none kandi turi kuganira already okay mwabinyemereye of course twatangiye man urumva twebwe turi kuganiriza ahubwo sinzi ikibazo ufite ahubwo tubwire vuba ugende kuko urabona ko utwiciye mu ndu rwose arega ngiye mwa abanyamakuru mwe narasobanuye sinzi impamvu abanyamakuru mutumva ngewe yakamwana superstar in Kigali ngomba kurya abana bayinka babaruza banga bashadibu baranze so niba ndi kumwe na Roza rero n'uburenganzira bwawe ngomba kurya umwana nshaka bashadibu barakoze ibyo biteraho comment cyane wibijyaho urumva turabasitari tugomba kurya abana basobanura Roza ntago bijya bikubabaza ubona yakamwana ahura n'abahungu benshi batandukanye abahungu abakobwa benshi batandukanye no ntago babaza umugabo wanjye ari free nge namubwiye ko afite uburenganzira apfa kuba afite amafaranga yo kubahereza namubwiye ko ari free afite uburenganzira bwo kugenda akabahereza ese yakamwana umukunzi abanyamakuru gutinya abanyamakuru ngo ibyo turabikoranye masibyo byatuzanye umva yakamwana mukundira ko nyine mani mpora mbabwira ko iryoshye uburyoshye ni wowe muti pretty special nge nahuye nawe of course yes of course ubwo wumva wamusharinga n'abandi bakobwa ntabwo ngiye naje kumusharinga n'abandi bakobwa cyangwa musharinga nande wundi urumva ni fiancé wanjye dufitanye plan nyinshi zo kuvana tukagenda tugasubira tukajyana muri Canada urumva afite projet z'akazi kanjye yitaho kandi ngira ngo muramubona mani yaka ntagakiri yakawa kera ngira ngo namwe ababibona babireba rero excuse me mwimbaza ngo naje kumusharinga n'abandi bakobwa that's one I don't care iby'abandi nibyo hanze ngiye ndeba ibyanjye iyo turi kumwe ngiye nawe gusa wewe mugambo mufiteho yaka ese ariko ngiye mu abanyamakuru ngiye mugambi mufiteho nuko mani tugomba kubana tukava mu Rwanda tukajya muri Canada cyangwa tukajya muri America Kansas kuki projet abasabo byaba ari ibintu byo kumureshya ngo urebe ko wamukura kuri Keza ubwo se amezi maze mu Rwanda nabandi kumureshya tukaba tutararekana she's my girlfriend of course Keza so twarabanye twarakunda Keza ni umugore njewe I'm the girlfriend to him kandi na Keza arabizi urumva nanjye ndabizi ntabwo rero tubangamirana rero I don't know what you want you guys ariko sinzi impamvu
izi hoteli z'i Kigali I don't know Yakamwana musanga n'umuntu muri chambre Yaka ibyo byarangiye turi kuganira ahubwo reka tugire vuba kugira ngo tubahe umwanya namwe musigare mu byanyu. Yaka ndagira ngo umbwire wowe ibyo Roza ari kutubwira byo kujya muri Canada mu minsi ishize watubwiye ko wenda kujya muri Amerika. Ese muri Amerika wabivuyemo uzajyana na Roza muri Canada? Okay, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika right now nzanyura Canada kunzaba ndi kumwe na Roza niba ngombwa twerekeze Kansas Mississippi City. Bandasa muri iyi minsi Roza yarakwereranye akazi kawe gasanzwe ko gukina filime uracyagakora nkuko bikwiye cyangwa? Dukina namwe mu butumwa bugufi. Hari indi filime twatangiye cyashya yitwa House Boy. Ntabwo ari House Boy. Ntabwo ari House. Ni filime ntabwo ari inzu. ntabwo ari inzu ni filime yitwa House Boy. Okay, thank you to correct. Roza muri gukinana muri iyo filime nawe? No, ntabwo turi gukinana ni siri nshyashya yadutse yaje kurikira ubutumwa bugufi yitwa House Boy. Rero nyine abantu bakurikira amacano ya Rwanda Paparazzi nayo bayisearching rwose iyo filime ndakeka izaba aryoheye. Ni iki cyakuvanye muri Canada ro? Cyamvanye muri Canada icya mbere yari fiance wanjye Yaka, icya kabiri yari projet twari turi gutangiza mu Rwanda zo kubaka amahoteli hamwe n'utubari kugirango mwarabibonye kubira innovating nyine kuko byari byarangiritse. Ubwo rero nizo projet zonyine zanzanye mu Rwanda. Zasubira ndakeka tuzagenda nko kwa munani nicyo gihe ndi guplaninga ko visa zizaba zisohotse. Yakamwana se ibyangombwa yarabibonye cyangwa? Of course visa zose zizasohoka mu kwa munani. I come from Congo, but Roza, she's my girlfriend. So I think that there is no problem to love Roza. Roza loves me, and I love her. Okay, thank you. Yaka ku cyongereza cyinshi muri kumwumva rero. I try, so I don't know except that I try as I think so. Of course he tries. Yeah, kandi nago. Ariko abanyamakuru ndabyamye kujya mwinjirira umuntu gutyo uko mwishakiye. Nago wabugiye kujya muri US. Mugende utavuga icyongereza. Sheri wabasoma. Roza kumubona mbwa wanjye yarambiwe. Roza Yakamwana afite ikarita y'iranga mu nzu. So we need to take a risk. Nago byakugoye kumushakira ibyangombwa? No, of course nago bigoye kubera ko ufite amafaranga kandi umuntu afite iranga muntu nago babigoye rero. Okay, bishobora gutwara igihe kinini, bishobora gutwara amezi menshi ariko nago babiruhije. Mu kwa munani bizaba byarangiye? Yes, of course mu kwa munani Yakaza abayabonye visa yo ku flying. Umva ngende hangu uva mwabanyamakuru. Twoga mwiza nkawe ufite amafaranga yawe n'iki cyatumye uhitamo Yakamwana uretse kuba wavuga ngo hari ibanga umuziho kuko ntabwo mwari muziranye ngira ngo na mbere? Ntabwo byoroshye kubona umuntu ugukunda icya mbere nuko yankunze nicyo cyatumye nanjye mukunda. Kuri iki gihe abahungu benshi ntabwo bagukunda babikuye ku mutima ariko nubwo abantu bavuga ngo wenda Yaka ngo yankunze kubera amafaranga barabeshya. Yaka yarankunze kuko twakundanye online. Urumva rero nta birenze man uyu mutipe ari special kubera ko ngewe ama promise yanjye yose arayakipinga. Nubwo nyine mba abantu bamubekera wenda ngajya mu bagore cyangwa ntagashobotse ariko ngewe amasezerano duhanye arayakipinga kandi akayakora neza. Ibyo rero abandi bavuga ngewe I don't care. Icyo nkayaringa nuko ngewe ibintu byose tuba dufitanye. Ariko ko abantu bagenda bahwihwisa ubugambo ngo Yaka ngo n'umusazi kuki nzi gufata rogi mwazara n'icyuki nyiki giturutse Canada. So abantu bagende bahwihwisa utugambo ngo Yakarasazi wari icyuki nyiki urabona uburiri mba ndongera reba metero ziri muri iki gitanda we taka. Roza Yakamwana utubwiye ko mwahuriye online ari wowe nawe ninde wabanje kwandikira undi? Mbere yuko mva mu Rwanda twari tuziranye ariko atarenjira mu bintu bya sinema nyarwanda cyane. Urumva rero ntago ari umuntu twahuriye online gusa n'uvuga ngo twaratandukanye wenda turabura n'ama nimero ya changinga ariko noneho amaze kwinjira muri sinema nyarwanda ntangira kumubona ndongera ndamushaka. Rero ntago byari bikomeye kubana kongera kumubona umuntu twari twarabanye before I go. Yari umushiti wanjye uraho rero urumva ni
umustar shamwe dutangira abanyamakuru kuvugana ngomba kurya abana bahiyesha dutangira kuvugana bisanzwe ubona umwana ava Canada akaza kunshaka reka tube serious dukore ikiganiro neza kirangire kugira ngo tubahe n'umwanya. ahubwo ikiganiro kimaze iminota myinshi sinzi impamvu ahubwo mutaduha umwanya ngo mugende kuko twebwe rwose mutubabarire kabisa murabona ko mwamwe mwatubangamiye. Tubaze utubazo dukeya cyane bazi ibyo baza twirya. Uravuze ngo Yaka mwari muziranye na mbere, ngo Yaka mwari muziranye na mbere yuko ugenda. Yaka yabaga Igicumbi, nawe niho wabaga? Oya Yaka rero twahuriye i Goma kera nk'ikiri bato yataraza mu Rwanda kuri n'umwana w'Igoma barabirere petit. Nawe uri umukongomani? Nago ndi umukongomani kaza ko nyine ndavangiye mfite amaraso avangiye cyane. Roza ngira ngo watubwiraga ko wabanye na Yaka mwana muri Congo. Ese Yaka mwana aramutse yanze ko mujyana muri Canada wabyifata? Ntabwo ngiye nkunda abantu bakunda ibintu bya negative. Izo ni negative sanyu mutekereza ibyo ni ibyanyu biri mu mutwe. Twebwe dufite ibyacu turi planning. Ndivuga ngo aramutse yanze, you guys it's your questions. Ngiye ntabwo nabisubiza kubera ko I know what I'm planning with my fiance. Urumva? Ndivuga ngo rero ngiye ntabwo ariko byanga gute? Ngiye murandi niba positive. umuntu ashaka kunjyana muri Canada, umukobwa akaba avuye Canada aje kunyitwarira, what is the problem? Yewe ndi kumwe na Roza. Oya ahubwo se kuki wumva ko batabaza ngo bizashoboka bakabaza ngo ntabwo byashoboka no come on. Mujye mutubwira ibintu biri positive twebwe turi abantu bakora. It cannot be impossible. Ariko watubwiye ngo Keza ngo ni umugore ngo ukaba girlfriend. Niba se Keza nawe afite ibindi ari kumupangira. No, mwimbwira ngo ibya Keza ntabwo ndi umutwe wa Keza cyangwa ibitekerezo bye. It's up to her. It's her business. Me what I do is to mind my business, okay? Wariyemeje? Of course ngiye minding ngiye nkora ibindeba gusa ibyo kumbwa ngo uvuga ngo wiyemeje gutwara umugore wa Yaka mwana. No, niyemeje gutwara uhe mugore umugabo wa Keza. No, come on. Nka Yaka yabikubwiye cyambere no rukundo. Ashana kuba barabanye na Keza badakundana urumva. Rero ngiye niba dukundana that's not a problem. Understand? Twebwe icyambere nuko dukundana byo ngo umugore se nibiki. Ariko ngewe Yaka mwana wowe wahisemo nde? Muri Roza na Keza wahitamo nde baguhitishije? Muri Roza na Keza byaterwa byaterwa n'iki? N'urukundo. Bivuze ngo nurahitamo. Byaterwa n'urukundo nika kubwira. Bivuze ngo narahitamo ngo byaterwa. Ako sheri yabikubwiye, sheri Roza yakubwiye ariko what is the problem? Uzakunda cyane ni uzahitamo. Ufite amadolari none se ruze ko ari ufite amadolari. Keza ari amadolari afite. Keza se yabonye akakanya. Ariko wari warije ku madolari ngo mvuke uraryoha. Wari wafata amadolari ukajya kuyavunjisha mu Manyarwanda. Bari gukubita imifungo y'ino. Na amadolari angahe wafashe mu ntoki Yaka? Okay, Roza we yabisobanura twari amafaranga menshi. Aho baragira bana. Apana yo mwariye we na Roza. Nta muntu bari cyo yariye. Wagakwiye kutubaza ngo mwatunze amafaranga ngahe. Cyangwa ubu mufitanga. Cyangwa se mwariye amafaranga ngahe kuva mwavuka. Ayo twari ni menshi kandi n'ubu turacyayarya kuko udusanze muri logi. So turacyarya amafaranga. Urasa neza. So waburi kumwe na Roza wowe ugasana. Uvuga ngo Roza ari kukuremera muri iyi minsi. Kumfuta neza nyine. Kumwe nanjye ugasana cyangwa wari kumwe na Yaka. Turi kurya amadolari. Roza ndumva mwazaduha ikindi kiganiro tutabatunguye kandi mutwihanganiye kuba twabatunguye. Rwose twabarakariye ntabwo ari byiza ariko. Ntabwo twava hano muturakariye. Ubura tugiye kwi. Ubwo wabahamagaye ntabwo nahamagaye n'abandi bakatugwaho no. Sheri please. Ariko mwaduhaye karibu. Ugiye kujya tujya ahantu hari prive kuko abona wabahamagaye. Wabona agize cyo gahamagara na bya bikobwa byose cyangwa n'ababa. Izi hoteli ziki. Ega muri abastari abantu bose baba barebaho muri. Tugiye gufata Rwandeya. Tugiye gufata Rwandeya ngiye na Roza. Twigira Kinshasa. Of course. Tujye muri hoteli none iri special iri abasekirite. Izi hoteli z'Kigali n'abasekirite bari. Umuntu araza akinjira muri logi. Ndi kumwe n'umubebi ndi kumwe n'icyo ukaza nguru umunyamakuru ariko bura winjiye ubwo asanga turi muri gahunda gira inka munyarwanda twakomanza ariko baradufungurira baduha karibu ariko mwakomanze mwanyuze ku geti paka no ku shambure y'umuntu
ntabwo twari tuje kureba mwebwe nuko twari turi gukora ikiganiro hariya bakatubwira ko nawe urimo aha ngaha ntabwo twari tuzi ko uri kumwe n'umugore wawe mugiye guhamagara n'inkeragutabara ngo dore Yaka ngo ari kumwe na Roza muri hoteli hoteli z'i Kigali. What is the problem? Yaka ni iki wabwira abantu bakuvugaho ibintu byinshi ngo icyo navuga icyo nshaka kuvuga ngewe Yaka abantu bajye bubaha abantu bari muri hoteli apana gupfa kwinjira muri rogi y'umuntu arimo niba nasohokanye n'umubebi wowe ukaza ngo bayaka ngo bari hariya ngo ni hariya ngo muri rogi ngo bari muri kiriya cyumba uri umunyamakuru ariko ntabwo ugomba kwinjira mu buzima bwawe. wagira ikintu ubwira abafana bawe muri rusange abantu bagukunda so abafana ndabakunda n'abatankunda ndabakunda so subscribe comment and sharing so accept that so gasuzuguro niko uri mu urakora icyo Yaka uri mu biki Keza araje uri mu biki akosheje uri mu biki wije gutera uvuye nini wekari hano Karango Keza araje itorne geka nangira nini kuzanye hano nini kuzanye hano ndasohoka Keza wowe Keza tuza tuganire nasubira fiance wanje you understand nini kuzanya ha umva uzarwana ugeraho wicare utuze uri kwagaza irani nka fiance wanje niba bisara kunaniye reka tubigukorere abagore mwana gutonga ingogo zanyu niba wananiwe umva niba wananiwe tuzabigukorera nta soni kumubyarira byarakunaniye kumwitaho ntabyo uzi icyo uzi ni ugushinga we warabyaye nsohokera mu cyumba kamwana aciye ibintu muri Kigali yawe sohoka mu cyumba nakishe fata rumu yawe hariya ugenda uvugira ngo amese ushaka agaruke kwandi ese uri kujya he garuka ntabwo mvane Keza umva tuganire wari ubizi ko yakamwana ara oye nje umuntu mpaya makuru ushaka Yaka nazi hano nsobanure aryamye hano hakora iki ndugwama nina fiance we urabiyewe fiance ki urabiyewe ntabwo urabimenyera nani mbobo ntabwo urabimenyera ni ndaya inzerezi ni nta ikuruta wewe uri guzerera ushakisha ahari wowe ni we inzerezi uri gushakisha aho umuntu ari kumwita byarakunaniye excuse me kumangwana nawe twarwana nanjye twarwana ntumenyere nta soni none uje kwano gukora iki ko nanjye wabishyuye soka umusanga hari ndetse soka umusanga hari wishyuye hano soka umusanga hari wahishe ariko ndamuzi kumva Yaka ndavuze ngo ngwino musanga hari umvanye icyuma byana mu cyuma atayiranga mu dore umugabo atayiranga mu iranga mu zayebo mumbashije iranga mu neshishinzwe Sandrine ariko Roza yari kutubwira ko ubizi ese muri abatindi ntabwo mwarye n'ifiti mu by'ibijumba dutumize ibyo dushaka abagifiti nabazibuze twe dutumize ibyo dufite ubushobozi Keza ndumva icyiza ari uko avamo mu mahoteli bagatuye umugabo wawe yagiye weva mu cyumba cy'abandi urabona ukuntu ari kunsimbukira we n'ubusume naso sohoka vayo hano usobanurire okay reka turebe yakamwana haciye rero dore Sandrine amuguye gitumo ya turi umubone noneho niba garukiye he reka turebe niba turi umubone yakamwana amuguye gitumo kandi dore nguyu Yaka mbana umva tugakufite ubwoba tuza tuganire reka tuganire Yaka mubasizese noneho Keza aranyica we mana none haramfasha kandi mwatubwiye ko Keza abizi aramfashe we Keza yagiye musemo bari abagore ndabakizwa n'iki mana yanjye Keza aranyifatiye n'ukuri nese kwise wirukanyijwe n'iki subwo Keza wirukanyijwe n'iki ko mwatubwiraga ko Keza abizi buranda bakizwa n'iki kuko mana yanjye cyangwa muzanye nabo nta kibazo tuza tuganire ntabwo bicanye se oya nta kibazo Keza yagiye aranye turasubirayo ntabwo nduraramo pe none waranyifatiye pe turi urare na Roza
kunsanga muri rogi noneho ndamukizwa n'iki mana? ariko watubwiye ko abizi, urumva biri bugende gute nyuma y'uko Keza abafashe wowe? Mumbabarire nimuneza abantu, mumbabarire nimubishyire kuri YouTube. Keza noneho ntabwo namukira, kandi abantu ari wowe wabiteje. mumbabarire nimumushyire kuri YouTube. Keza wanjye wema, cyakora nubwo Keza mfasha, ariko Keza ndamukunda. Uramukunda kandi umuca inyuma? Ntabwo nari nzi ko azamfata, we niyemeje mfata rogi. Urabyitwara mute rero Yaka, ko Keza gusanze hano muri rogi uri kumwe na Roza, kandi watubwiye ko Keza abizi? Koko mwamunsabira imbabazi nk'abanyamakuru, ko zimwisabira. nzimusabe, si ubwo ndamukizwa n'iki koko? Nyine muzimusabe kugira ngo muze guhura umujinya washize. Kandi ejo bundi yari yarakaye ngo tuzatandukana, none aranyifatiye noneho kumugaragaro. Buriya ndamukizwa n'iki? Ariko ntabwo bateranye ibyuma we na Roza. Wasanga bicanye. Twarimwe ko mbasimbutse mubasize ari amahoro se. Nk'umuntu w'umugabo we kuki wirukansaho kugira ngo ukize abagore bawe bashyire ku murongo? Kuba wakize abagore bamaze kure baguhitana nawe. Uhisemo kubareka ngo bicanye? Ibaze bicanye noneho. Ubwo se urabakunda? Ndabakunda, ariko bo ntabwo bumva ko mbakunda kimwe. Tuhamagare se baze hano mukorana ikiganiro. Ngo bazane hano tene. Ubonye umuriro wari watse hariya ngo ariko abanyamakuru. Nese sibyo bya ushaka kumusaba imbabazi? Oya, niba Keza yagiye Imana ishimwe. Imana ishimwe niba Roza yagiye. Uya bagende nge nigendere pe. Ariko uza abagore babiri baramutse bicanye, ntabwo ninjye wajya gusobanura kuri RIB. Nese kuri kuvuga ko Roza umukunda ukavuga ko na Keza umukunda, ubundi wowe wahisemo nk'umuntu w'umugabo, niba guhitishamo ngo uhitemo umwe muri burahitamo undi? Ko abagore bose ko baryoha, kandi Roza akaba afite amadolari, uzi ko avuye muri Canada afite amafaranga. Iyi rogi dusanzemo si wowe wayifashe, n'amanyama yose nari hano si wowe wabiguze byose. Ahubwo Keza mana ntabwo ndamukira pe. Nese urabona amaherezo batazagukatira bose? Bande? Roza na Keza bose bakagukatira. Ariko nawe kuri umugabo umugore azanye amafaranga ntabwo wayarya woweho. Nyine hitamo amafaranga Keza umukati. Ntabwo ndi kubateranya na Keza. Urabona bose ntabwo bari kwemera kugusangira cyangwa se kugufatanya. Wowe urumva ikintu wakora ari iki? Ugomba guhitamo umwe muri bo kugira ngo bazicane. Wowe watubwiye ko Keza abizi ko kundana na Roza, ngo Keza n'umugore wawe, Roza akaba girlfriend wawe. Ubundi ibyo bintu bidutandukanyiriza gute? Nese wowe ntabwo uri kubyumva. Girlfriend na wife. Wife n'umugore na girlfriend. Nuse girlfriend ni inshuti yanjye nyine. So ufite agaciro cyane n'ubu. Bose bafite agaciro. Bose baranganya agaciro. Uya Keza aramuruta kubera ni madamu wanjye. Ariko nanone uriya ni girlfriend kandi afite inoti. Mwese iyo Roza amaye amadolari, nkajya kureba Keza tukayasangira. What is the problem? Mwese ubu Keza anshinyu akagenda akazana amadolari, hari ikibazo tukayarya. Gira ikintu ubwira Keza. Ntabwo nabwira Keza uko ntacyo namubwira. Urabona yarakaye, amfitanye na Roza. Ntacyo namubwira uretse kumbabarira gusa. Samani Keza wa Yaka, ntabwo nzongera kuguca inyuma. Babarume last owning, bibo bwa mbere n'ubwa nyuma. Birimbye ka karirimbo k'urukundo. Ebonga liputa ya Nzambe, esika pange kokutanga esika na kulala nanga. Valeria moto tunaepa ya Nzambe. Omba Yaka, tutarasoza banza ugira ikintu ubwira Roza nawe, kuko nawe nabonye yarakaye cyane. Ngewe ntabwo ndi kuburana. Abantu bagenda bavuga ngo Yaka yasinze, wajyanywe imbere ya kamera ngo yasinze. Mungabanyeho umudomo. Wamfana utamfana. Kanga monoko na ufunga kinywa.
so umbwire ibyo n'abandi bihuriye banyamakuru. n'ibyo ugomba kubwira Rose. Komenti ngenda mbona kuri YouTube ngo Yaka ngo mujya mumukoresha ikiganiro yasinze, kandi iyo nakoze ikiganiro nasinze nibwo kirebwa, ariko iyo nakoze ikiganiro ndi soba nta n'umuntu ukireba, usanga ngifite views down. Ariko so right now I'm so clear, munifunga ku kinywa mungabanye umuntu. Stop kebana bino ngayo yo bilengi ya zamba kusagana na nzoto na ngate sale loko nayo ngape na salo ya ngai kamba bino kuna mbesi nayo nakei nakei penda Yaka umva ubwire kugira ngo tugiye gusoza akiyanga tukadusoza ikiganiro. Dore ahantu uri kujya niho Rose ari na Keza. Ugiye kubabwira iki kubasubiyemo? ngiye kubabwira ko busara abagore banjye bagomba gusaranganya Yaka. Niba naraye kwa Rose uyu munsi ejo nkarara kwa Keza, bagomba kwihangana ntakagire ufuhira undi. Bagomba gusangira kuri yigira inka munyarwanda. Yaka umva ubwire. Yes, ubwoba niyo mpamvu ndi kugukurikirana ndagira ngo batagukubita. Ndetse wamutanye wareka kujya hariya bari abagore batongera bakarwana. Ahubwo kamba kwepe mbabare mubabwire yuko Yaka mwamubuze kubera namutse mbayeze mu maso shanago nabakira kubera Rose arankunda, Keza nawe arankunda, kugira rero ngo bongere bambone ni danje. Reka bagunyure hano mwebwe mubabwire ko Yaka mwamubuze, ntimubwire ko mubabwiye Keza we yanyice, Keza kareke kubi, kandi Rose nawe ni urwembi. Sora abakobwa rero kujya gushaka Keza tuvugane mukubwirire ngo Keza numubona umubwire to umubwire ngo baby I'm sorry, umubwire baby Yakamwana aravuze ngo I'm sorry.